Sawa twagiye ahangiye kubaza ibibazo bitandatu ku bijyanye n'ubuzima bwa Yesu. Niwicamo n'iki kimwe cyonyine naza gusaba yuko uza gufata iki gitabo ugatangira kujya ugisoma buri munsi cya Bibiliya uko uraba ugikeneye. Okay, twagiye twihuse cyane. Ikibazo cya mbere, ninde wabatije Yesu? Okay, nibivuze Yohana wabikoze. Twagiye. Ikibazo cya kabiri, Yesu yakoresheje iki agaburira abantu 5,000? Nibivuze ifi n'umugati wabikoze. Okay, ikibazo cya gatatu, ninde wari nyina wa Yesu? Okay, nibivuze Mariya wabikoze. Ikibazo cya kane, Yesu yakoraga iki mbere yuko atangira umurimo w'ivugabutumwa? Okay, nibivuze ko yari umubaji wabikoze. Twagiye. Ikibazo cya gatanu, Yesu yari afite abigishwa bangahe? Nibivuze ko ari 12 wabikoze. Ikibazo cya nyuma, Yesu akunda nde? Nibivuze ko ari njye nawe wabikoze.